Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye muganira kino gitondo cyagiye muganira muri uyu mwanya no witwa Bagabo Joseph, kandi ngarutse ku bwa SAVEUR DIVINE kugira ngo twongere tuganirire hamwe, turebere hamwe cy'ijambo ry'Imana tubwira muri iyi minsi n'icyo dukwiye gukora ku bw'ijambo ry'Imana. Nkuko mumaze kubimenyera rero, urubuga SAVEUR DIVINE muri rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi rubategurira insanganyamatsiko imwe tuganiraho mu gihe cy'icyumweru hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye cyangwa se abavuga ubutumwa batandukanye, tukarebera hamwe ijambo ry'Imana tubwira ku bw'iyo nsanganyamatsiko tuba dufite muri icyo cyumweru. Icyumweru turimo tuganira kwizera kujyanye n'indi mirimo cyangwa wekejwe n'ibindi bintu, tugendeye ku ijambo ry'Imana dusanga muri Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 5 kujya ku murongo wa 8. Hari amagambo avuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Uyu murongo wa 8 ndakunda cyane kuko aravuga ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikaba bibagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana dusaba kugira ngo ibi byose dusomye hano hejuru, ibi byitwa kwizera, kwihangana, kugira ingeso nziza, kumenya, kwirinda, nibiba muri twebwe, nibiba muri ngewe, nibiba muri weho, niba kuri twebwe twumva ijambo ry'Imana bikaba muri twebwe ngo bigwiriye, ngo bizatuma rwose turushaho kutaba abanyabute cyangwa se turushaho kuba ingumba ku byo kumenya umwami Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye mukurikirana ikiganiro SAVEUR DIVINE, ndabingingira kugira ngo iri jambo ry'Imana turimo twumva muri kino cyumweru, ibi bintu turimo twiga muri kino cyumweru birushaho kuba muri mwebwe kandi bigwiriye, bibabemo bigwiriye, kugira ngo murushaho kuba abantu bazi umwami Yesu Kristo ku buryo bwuzuye kandi busobanutse. Bibiliya rero itubwira ibintu byinshi bijyanye no kwizera, ariko njyewe ngarutse uyu munsi nimo kuvuga kwizera kongereho kwirinda. Ni gute umuntu yatunga kwizera akakongeraho no kwirinda? Ese birashoboka? Reka mubwire bene data, kwirinda nasanze ari kimwe mu kintu ahubwo kirinda kwizera kwacu. Iyo umuntu atunze kwizera agomba kukurindisha kwirinda. Kwirinda ni ikintu ubwacyo kirinda kwizera. Isomye Bibiliya, tumaze tuvuge ku kwizera wenda gatoya. Isomye Bibiliya itubwira neza ko kwizera ari ubuzima. Ubundi kwizera ni ubuzima, kwizera ni imibereho, kwizera bibeshaho, kwizera ni ubuzima. Iyo noneho byongeyeho kwirinda bibakarusha kurushaho. Ariko ubundi kwizera ubwabyo ni ubuzima. Umuntu afite kwizera burya nta buzima, udafite kwizera nta mibereho. Kwizera bibeshaho, kwizera ni imibereho, kwizera ni ubuzima. No buzima busanzwe uzarebe nk'abacuruzi cyangwa se abandi bantu bakora ibintu runaka, bakora ibintu atazi ngo ejo bizagenda bite, ariko kizera akavuga ngo ibi bintu ndi gukora ejo bizagenda neza, bimviremo inyungu iyi runaka. Umuntu aravuga ngo ngiye kurangura, gaho kajya mu Bushinwa, akajya Dubai, akarangura ibintu atazi abazabigura aho bazava, atazi n'abaribo. Akenshi usanga adafite n'abazabigura bavuganye, ariko akavuga ati ngiye kugenda ndarangura ibintu runaka, ariko nizeye yuko nzabona abakiriya babigura, kandi nibabigura nzakuramo imibereho, nzakuramo ubuzima, nzongera mbeho. Reka mbabwire ngo kwizera ni imibereho, kwizera ni ubuzima. Gisomye ijambo ry'Imana muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 4, haravuga ngo dore umutima wawe wishize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabishwaho no kwizera kwe. Umukiranutsi azabishwaho no kwizera kwe. Reka nkubwire ngo kwizera bibeshaho. Mwene data mushiki wanjye kuri kino kiganiro, ndagira ngo nkubwire ngo kwizera ni kimwe mu bintu bibeshaho abakiranutsi. Mu buzima busanzwe kwizera bibeshwaho n'abantu basanzwe, ariko kuba kiranutseho ni ikindi kintu kidasanzwe, kuko kwizera kubeshaho abakiranutsi. Mu Baheburayo ibice 10 umurongo 38
ho haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ho babivuga neza, ntabwo babica ku ruhande cyangwa bajya hirya no hino, ahubwo baravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye bazabeshwaho no kwizera. Reka nkubwire ngo kwizera ni ubuzima, kwizera bibeshaho. Nutunga kwizera mu buzima bwawe umenye ngo wabayeho. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Iri jambo iyo ndigezeho niho itasanga ko kwizera bikwiye guherekezwa no kwirinda. Kwizera ubwabyo ni ubuzima, kwizera ubwabyo ni imibereho yo kukubeshaho, ni uburyo bwo gutuma ubaho, ariko bikwiye guherekezwa no kwirinda kugira ngo udasubira inyuma ejo noneho byose bikaba imfabusa. Kuko ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Biragusaba iki rero? Biragusaba gutunga kwizera ukaguherekesha kwirinda kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Kwizera ni ubuzima, ariko iyo ubiherekeje kwirinda ibintu byawe bigenda neza. Arakomeza ngo 39 ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Bene data bashiki banjye, twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Ndagira ngo ngo kwizera kwawe ukongera kwirinda kugira ngo tuzakize ubugingo bwawe. Kwizera ni ubuzima, kwizera ni imibereho. Iyo usomye ijambo ry'Imana tena ritubye ko kwizera uko byagenda kose ugomba kukurindisha kwirinda kugira ngo urusheho kwizera kwawe urusheho gukomera no kugira aho kugera. Bibiliya kandi tubwira kandi ko kwizera kureba, kwizera kurareba, kwizera kugira amaso. Bibiliya rwose tubwira ko kwizera kureba, kwizera kuravuga, kwizera kurabona, kwizera kurategeka. Kwizera ubwako gushobora kureba. Nayo kugira ngo abanyakwizera barebe ibyo tutareba. Abanyakwizera bareba kure, abanyakwizera bareba ibyo abandi bantu batareba, abanyakwizera bareba ibyo sitareba, abanyakwizera bareba ibyo abandi batareba. Naho uzasanga umuntu umunyakwizera ari mu bibazo ari kumwe n'abandi, ariko bakareba ibisubizo, akareba n'ibiri imbere, bigatuma baho yishimye nubwo ari mu gihe gikakaye. Abanyakwizera rero bagira amaso, kwizera kugira amaso, kwizera kurabona, kwizera kurategeka. Abanyakwizera barategeka. Yesu ijambo ry'Imana muri Matayo 17:20 hari amagambo nakunze cyane. Yesu yababwiye ngo arasubiza ati ukwizera kwanyu ni guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ukajya hirya, wahava kandi nta kizabananira. Reka nkubwire ngo kwizera kurarema, kwizera kurategeka. Nibyo yababwira bavuga ati icyo mubuze ni ukwizera, ariko mufite kwizera mwabasha no gutegeka uyu musozi, mukavuga ngo umusozi uva ahangaha ugere hara hakurya. Iyo nkubwira ngo niba ushaka kubaho mu buzima butegeka ibikugarije, ushaka kubaho mu buzima butegeka ibigukikije biguteye ubwoba, ushaka kubaho mu buzima butegeka ibintu bikumereye nabi, tunga kwizera. Kwizera rwose kurategeka ibintu kagera hirya no hino. Yesu yababwiye. Bisomye muri Yakobo tena, muri Yakobo ibice byaho 5:15 hari andi magambo nakunze atubwira kandi isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi. Kwizera kurakiza. Noneho cyantangaje, umwami aramuhagurutsa kandi naba yarakoze n'ibyaha azaba abibabariwe. Nuko kwizera, isengesho ry'umunyakwizera ngo rikiza umurwayi uburyo bubiri, akira mu buryo bw'umubiri, agakira no mu buryo bw'umwuka. Ngo isengesho ry'umunyakwizera, kwizera bishobora gukiza umurwayi mu buryo bw'umubiri, agakira indwara yararwaye, ariko agakira n'ibyaha yarafite. Kwizera rero ni ubuzima, kwizera ni imibereho, kwizera ni ikintu gishobora kudufasha kuva mu bibazo twe turimo kikatugeza mu bundi buzima bw'umunezero. Haleluya. Imana dushoboze gutunga kwizera mu buzima bwacu, ariko tukurindishe kwirinda. Kwirinda ni imwe mu mpano, kwirinda nabwo ni imwe mu mpano Imana yatanze ikomeye. Niyo mpamvu kwizera kwacu dukwiye kukurindisha kwirinda. Kwirinda ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni impano. Kwirinda ntabwo ari ibintu duhabwa ngo tubihabwe n'ababyeyi, tubihabwe naho dutuye, tubihabwe naho dukomoka. Kwirinda ubwabyo ni impano. Hari umunyarwanda aciye umugani ngo kwiringira kunesha ngo nakwirinda. Akenshi kankubwire ngo iyo utunze kwirinda bikubuza kugwa mu byaha bimwe na bimwe. Ikintu Samsoni yabuze kwirinda, yiringiye kunesha, ariko atakaza kwirinda agwa mu cyaha. Abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo bikomeye, bagiye batakaza kwirinda bakagwa mu byaha. Iyo wirinda akenshi urinda no kwizera kwawe. Reka nkubwire ngo abantu bagiye babura kwizera kwabo, bagiye batakaza kwizera kwabo kuko bagiye babura kwirinda. Ariko iyo kwizera kwawe kurindishije kwirinda, bituma kwizera kwawe gukomera kagera ku ntego. Muri Timoteyo 2 igice cya 7 hari ibintu tukeka ko kwirinda ari impano nayo. Kwirinda nayo ni impano, Imana iha umuntu. Aravuga ko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ubwayo ntigeze duha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Kwirinda rero ni impano. Reka muri kino cyumweru turimo, muri iyi minsi turimo, twongere dusabe Imana twongerere kwirinda, ubushoboze kwirinda. Umwanditsi ni Dawidi ugeze babwira Imana avuga ngo mwami ngushyire umurinzi ku kanwa kanjye,
kuko yabonaga akanwa ke kavuga hari ibidatunganye ibidakwiriye, avuga ngo Mana ushyire umurinzi ku kanwa kanjye. Kwirinda ni impano, kumenya ibyo uvuga, kumenya uko witwara, kumenya uko ugenda, ukarinda kwizera kwawe. Gahumye kwizera kutubamo, ariko kurindwa no kwirinda. Iyo umuntu amaze kwirinda, kwizera kwe kurapfa, ariko iyo umuntu afite kwirinda, kwizera kwe kurakura, ukagera ku gikero gishyitse, akabasha kubaho kuko abasha gutegeka ibyo abona, abasha gutegeka ibimukikije, abasha gutegeka ibimukorerwaho, abasha gutegeka reka nkubwire ngo umunyakwizera arategeka, ariko iyo akurindishije kwirinda. Imana igushoboza kwizera ariko kurinzwe no kwirinda, kandi Imana yongera guha impano yo kwirinda muri weho, kugira ngo ube umuntu utunze kwizera ariko kurinzwe no kwirinda. Imana igushoboze kandi Imana ikugwizemo kwizera no kwirinda, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.